Shana wazamuka yigira gato umupira kozagara utareka muri kona. Ibibazo ni ibintu bibi cyane teye ubwo. Bamwita William Togwi maestro. Kora amakosa barizamukira Fiston Kalala Mayele shot. Goal! Chundura Piramide ndani Bamwita Bamwita Fiston Kalala Mayele muhungu wa Mbujimai muri Kongo Kinshasa kabakomoka kuri se witwa Kalala yambara inemera icyenda mu mugongo kugira ngo binasobanuke binashimangirwe neza ko ari nimero 9 udashidikanywaho nagushidikanye n'umwataka wa mbere ku mugabane wa Afurika mu bakina imbere mu mugabane washidikanye iki ko ari mu batsinze amakipe nka za Al Hilal yo muri Saudi Arabia hat-trick washidikanye ute ko ari umuntu wafashe ikipe gutwara Champions League ya mbere yayo urashidikanye iki ko Fiston Kalala Mayele match zose yawe na APR abashe kwitsinda Fiston Kalala Mayele umusore ikundira kwirira ubugari n'inyama akaba ari umwe mu basore bakomeye kuri uyu mugabane rakura baro kabisa inyuma sirifasa muri metero nka 28 rokete hatararasa vundereza marasa michumu kabisa wata striker wata player za match zagapingane za match zitegerejwe za match zimaka za match kabisa wanose bavuga bati aba grand joueur naho bagaragarira Fiston Kalala Mayele akaba itamuruye hakiri kare cyane mu gice cya kabiri yiyambura umwambaro w'ubusa ku busa tereka mu gitego cya mbere nta gitangaza service zagatangaza hereza Piramide bazishyura amafaranga atagira ingano ahembwa amafaranga menshi cyane bemeye kumuha apartment asanzwe bamo bamuha imodoka mu mushoferi baramuhemba bihambaye bemera guhindura je yabo umutoza ategeka abakinnyi impande kuzajya mukorera bakamuzanira imipira muri Serifase bamusaba gukora bikemura bakazimuzanira ubundi akazajya akora akazi batinze gukorera rero ibyo bumvikanye byo kuzizana sabira baro ku ruhande Fiston Kalala Mayele controle rimwe sunika baro rimwe rasa kabisa rokete atara na pomora rashwanyaguza Firase Nyamirambo zireba Nyabugogo yarasijukunya mu gishanga cyari mu Gatsata Fiston Kalala Mayele Fiston Kalala Mayele Fiston Kalala Mayele nanubwa giserebra avuga ati isaha yageze kumwe yajyana agakora kuko bakagaragaza isaha asigaye yunama gusa gasara senga avuga ati ala urakoze cyane ku gitego cyiza cyane Piramide na Fiston kimwe APR ubusa kabisa attention reka turebe Togwi aramangamanga umupira baramutwara ariko shamana aba basore ba APR bararangaye agitekereza ibyo agiye gukora umupira bahise bamupapuza Fiston we waranakomeye muri federation y'iwabo uyu arakigendana niyo cyaba ari icy'umuti y'abantu niyo bavuga ngo ni inazi ntiwakoraho yo mwafika bacimaka ku mugabane bro Fiston ivuga ko none ari gukorera muri izi zone izi ngizi zo munsi y'akarere k'ibiyaga bigari Fiston ivuga ko ashobora kuba ahembwa 83 by'amadolari ku kwezi 83 ikipe njye yaranyibwiriye turi mu Misiri ikipe yo mu Bufaransa yaraje ibwira Piramide ati muvuga icyo mushaka tubahe yavuze ikintu kimwe kitagira icya kabiri yaravuze ati muvugane n'abayobozi banjye ba Piramide ne babyemera ngende tayari ikipe yazanye amafaranga miliyoni 4 z'amayero uyu president ureba wa
umugabo wambara amarinete kabisa w'umujeni mutoya yarabati kuraho cyane ifaranga. Ubwo ndakubwira ko bari bateruye nka miliyari 7 z'amanyarwanda bashaka kuzimenaho. Yarabwira ati cyane kuraho ifaranga. Baramubwira bati ahubwo we Fisto binakuzamo gute kumva ko wajya muri France? Ubuziki ukeneye iki? ibihumbi 83 by'amadolari y'Amerika. Abana bitwaye gahoro bro, akuye umutipe n'umusitari mu Misiri bro, abantu bararira. No mu bakinnyi ba APR hano harimo abafana. Uyu Mamadusi ureba uri kuri bench ubwe yaje kumusaba jezi, nirebera hamwe ati jezi watinze, kit manager nayikuyemo ndayimuha yayijyanye, ati wowe waje kare nkayiguha, ati bamaze kuzijyana. Amuvugisha hamwe ati wagize match nziza mu Gifaransa. Ndamwana twakoranye ka interview ati nta kibazo. Tamwana ya APR yagakoze iki komere mwayitsinze 6 mu witsinze 3, atuzabagira inama imwe wasibomowe lakini waboreshe ntimazarekura abakinnyi beza bafite bazongeremo abandi beza. Atari iyo twatsinze 6 niyo batsinze 3 mwaka ushize, ati iyi 3 turabona ko hari ikiyongereyemo. Yanashimye cyane umusore yitwa Yusuf Daoud, yaravuze ati uyu mu mediateur bafite badutsinze igitego ni mwiza. Ashima Clement aravuga ati umudefenseur wari umaritse ni mwiza, aravuga ati akagapeti ka Mamadou ni keza, urumva aramuzi mu mikino ingi yo kumugabane. Umwana akiri muri za Mauritania baba ari abagrands joueurs, baba ari abakinnyi niyo umurebane nuko agenda. Ikintu cyonyine abatwaye ni sakama, ibintu byose baba bamutwaje, abasinya autographe. Ureba dreads ze ntago ari bya bintu ngo byajemo imvugo, afite amaspray anagamo, afite amafaranga humura cyajya ufite amafaranga kigendana. Ubu ngo nabuze nk'ibihumbi 6 by'amadolari mu bag gute. Ubu se abadefenseur banuza nibo apana ari Hilal Al-Ahli Saudi erashe 3 no kuri Al-Masry yari yatsinze. Ba Demirari yararashe nta kintu baba bimubwiye. Equipe zirimo ba Ivan Toni aba yarashe, aba bataka baba bakomeye bro. Ari muri 6 aho ngaho muri match nk'eshatu numva nebuka mu mutwe. Omborenga fitina ajyamo havamo Kagege. Byose ni kimwe byarangiye. Anga nta kintu. Omborenga arayifunga kifunga guhisha ingoto. Ngaho. Baba ariko mona arashira burundu we Omborenga. Neza cyane. Amapira Omedi Denis Lokambi. Attention. Passe reka turebere uboneka, aragaterura neza cyane kwa Kagege. Passe kwa Dawona Kagege imbere izo foto gonga n'umutwe w'umedi, umupira utera umutambiko w'izamu. Data amahirwe make ya APR byari byarangiye we baba we. Poto yaraciye igiti kizamu cyajuru Mungu y'Ubugande, barabayimuhaye rimwe kabisa. Vundereza Mishwati ryo hejuru kubiti amaguru abiri mukina nasobekeranye n'ibizamu, barayikusitaragera hasi nagenda igonga umutambiko w'izamu. APR iri gukina neza muri iyi minota, ubona ko yatinyutse yaje hatari. Reka turebe APR kabisa gihusha uburyo bwinshi amahirwe. Denis Omedinho ya la salale. Attention Fisto, goal! Fisto Kalala Mayele. Goal. Kinshasa Kigali. Fisto Kalala Mayele Mwanamboka Mbujima Kinshasa Kisangani aritakuma APR ikibazo uburyo barasiga igitego kigonze umutambiko. Umupira ukura mu kugura foreramo, awugarura mu kugura arasiramo aratamika ararekura. Piramide yemwe Fisto Kalala Mayele
Fisto Kalala Mayele gake fimbo kabisa Fisto Kalala Mayele superstar maestro nimero 9 uteye ubwoba Fisto aperi yagiye kwataka yibagirwa ko piramide ifite bamwe mu bakinnyi bateye ubwoba batse aperi baro rimwe n'ubundi ku ruhande rw'imoso nk'aho bayakeniye iya mbere umusore Fisto barayimusurikiye rimwe hagati ya Yunusu ndetse na Clement nta marikaje omahome nta marikaje y'umubiri ku mubiri muhagaze hagati yanyu harimo espace Fisto mukamuha kwisunika Mana ishobora byose bameze kabisa nka za nyamaswa ze nka ziziga zonyine bameze nk'igisamagwe bameze nk'intare bameze nka bya binyamaswa kabisa bicana amaso agatukura mu gicuku bameze nka bya bintu by'ibisimbakiseri byijyana ari cyonyine kabisa muri neje nta butabazi nta bufasha nta muntu akeneye iruhande rwe sunika kubura umuntu yitwa Yunusu yigezayo hamagara serivisi za Clement kubura yigezayo arahana arasiba arahanagura sunika reba umuzamu inyuma ya box ntabyo kuvuga ngo aragutera kwegereye rasi icuma banabata my friend dore umwa yebaba we rasa rimwe kabisa Fisto birahagije ushaka kureka ibyo bintu tugatuza tugasoza Fisto na piramide bibiri apera ubusa